umurambo we waburiye kwa muganga ku buryo abantu bamwe bibaza ngo yakongokiye muri ya modoka yahiye impanuka yari yabaye, ariko siko kuri. Yari yageze kwa muganga, ibyo nanjye ndabizi ndanabihamya. Icyo ni kimwe. Icya kabiri mu bahambwe bose nyina wa IRIBAGIZA ntabwo yigeze ahambwa. Ntabwo wakwerekana imva ye. Ibyo rero byari ngombwa guhakikisha nkamenya amakuru, kuko umurambo ngewe nzi neza ko waburiye kwa muganga, kandi RUGEMA akaba abifitemo uruhare. Nkaba ntekereza ko RUGEMA abifitemo uruhare. Ubwo rero nagombaga kuyamenya, kuko nk'umuntu uzi ibyo bintu, nk'umuntu mukuru wari uri aho ngaho, hagize ikivumbuka uba ugomba kuba ufite amakuru yose. Ibintu papa ari kubwira ubu uri kubyumva. Papa uri kuvuga ikinyarwanda ariko ntabwo nyine kubyumva. Ibyo ni kubabwira cyatumye ikinyarwanda. Oya n'urundi rurimi papa ari kuvuga. Wiki nyina wa IRIBAGIZA. None se umurambo wa nyina wa IRIBAGIZA ntabwo mwigeze muwushyingura? Ntabwo wabonetse, wageze kwa muganga ariko. Kamarade wari no kwise cyangwa ngende ndumva none se oya muzehe ari gukina komedi. Ese tumaze imyaka yose tumaze, urumva tuzi neza ko mama IRIBAGIZA na papa IRIBAGIZA bashyinguwe none ngo umurambo ngo mama IRIBAGIZA ngo barawubuze. Nose byagenze tubwire neza none reka tubeseye kuko ngenda ndibuka nta nubwo narwaye kwibagirwa. Ibyo rero cyagiye na RUGEMA nagombaga kujyayo kugira ngo menye ko neza aho nyina wa IRIBAGIZA ari, kuko umurambo twarawubuze. Akomeze uretse gatoya bino bintu numva narutangira kumva. Niyo mpamvu rero cya gihe ejo ntari kubibasobanurira, nta mwanya dufite. Ubu dufite umwanya, ndagira ngo mubyumve, ariko ibindi wenda tuzabikurikirana. Ese umurambo wa nyina wagiye? Ushatse kuvuga yuko mwashyinguye umurambo wa se uwa nyina murawubuze? Warabuze, twashyinguye umurambo umwe. Uko bivuze ngo ntabwo IRIBAGIZA yigeze ashyingura nyina? Reka da. Umurambo we nawe ntabwo wigeze uwubonaho se kwa muganga? Nabonye akirwaye, ariko mu bo twahambye bapfuye we ntarimo. Niba papa muri cya gihe tumuzana afite ikibazo, njye ndumva papa warigeze kutubwira ko yapfuye. Wigeze kutubwira, keretse niba ubu ngubu ari bwo utangiye kumva nawe uri tayari mu mutwe, ariko cyagiye yigeze kubitubwira. Nta kundi nari kubabwira. None se wa IRIBAGIZA ntiyapfuye. Ikibazo gihari ubifate gutyo, ikibazo ngisengira. None se wagiye hariya utekereza neza ko RUGEMA yaba afitemo uruhare? Kandi njye narabyumvise kuri telefone, ni nacyo nakuyeyo. Ntabwo yapfuye. Bakunze ba filime INZIRA YU'UMUSARABA, noneho uyu musaza papa Kamarade amaze kuba yasubiza ubwenge inyuma, yibuka ko mama IRIBAGIZA atapfuye, ariko ntago aramenya ko ari umugore wa RUGEMA wa gatatu uri mu cyaro. Rero uri kumva ko ari ibintu bikomeye cyane kuba uyu musaza atarigeze amenya ko RUGEMA afite undi mugore wa gatatu mu cyaro bafitanye n'umwana, yuko twigeze kuba twabona RUGEMA ari kuvuga ati uyu niwe muryango wanjye w'ibanga utazigera umenyekana. Rero byose tugiye kuba twabirebera hamwe ibigiye kuba byaranga iyi filime. Abantu bari kwibaza se ngo IRIBAGIZA araza kuba yakanguka, byose turaza kuba twabirebera hamwe. Rero nimba ubashije kuba twagerana hano kuri uno munota tukiri kumwe, jyaho hasi muri comment utangemo ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uyu munota twari turi kumwe n'abantu babashije kuba badukurikira. Kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho kugira ngo ibintu bikomeze kuba byamera neza. Hano rero tugiye kuba twaharebera ibintu byagiye biranga iyi filimi yacu INZIRA YU'UMUSARABA. Turaza kuba twareba n'ibiraza kuba byakurikira, ese ibintu biraza kuba byagana hehe,
ese Iribagiza arakanguka se? Musaza wa Iribagiza ni izihe mbabazi ashaka kuba yasaba Iribagiza, ko twabonye ko ashaka kuba yavugana na Iribagiza akangutse? Rero byose tugiye kuba twabirebera hamwe. Ese uyu musaza papa kamarade we nayahe mabanga akibitse atarabwira ba kamarade? Nayo turaza kuba twabirebera hamwe. Rugema se wajyanye amazi hariya kwa Cyusa ngo bazayahe Iribagiza nakanguka we, ibyo biraza kuba bizagera hehe? Byose nabyo turaza kuba twabirebera. Rero nkandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment ubashe kuba watanga ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filimi. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uno munota tuba turi kumwe n'abantu babashe kuba badukurikira. Kandi ni ibintu byinshi biri kugenda biranga iyi filimi, aho twamaze kuba twabona ko hano Iribagiza agisinziriye. Musaza we yaraje kuba yamusura, aje kuba yareba uko Iribagiza amerewe, ariko yahasanze Cyusa atari kumuva impande. Musaza wa Iribagiza abashe kuba yabaza uno musore Cyusa, amubwira ko Iribagiza ameze neza, ahari ubu ngubu ariho yishimye. Rero uri kumva ko iyi filimi yacu ikomeje kuba yaryoha. Ese Cyusa kubera iki we yagumye ahakana iriya nda ya kabiri ya Isimbi? Kandi twamaze kuba twabona ko Isimbi ndetse n'uriya mukobwa wundi mushiki wa Rugema barimo baraganira bavuga uburyo uriya mukobwa Isimbi ashobora kuba yakegukana Cyusa, kandi byose nabyo turaza kuba twabirebera hamwe. Rero ni ibintu byinshi biri kugenda bigaragara hano muri ino filimi tutari twiteguye, aho twamaze kubona ko Rugema afite undi mugore wa gatatu uri mu cyaro ariwe mama Iribagiza. Rero uri kumva ko ari ibyishimo gusa kuba Iribagiza agifite mama we. Iribagiza nabasha kuba yakanguka akabasha kuba yakibuka buri kimwe cyose, akazabona mama we, se Rugema azajya hehe? Byose tugiye kuba twabirebera hamwe. Rero ni ibintu byinshi biri kugenda bigaragara hano muri filimi Inzira y'Umusaraba. Ngiye kuba nakubwira ibintu biraza kuba byakurikira iyi season yacu, kubera ko ni ibintu byiza biri kugenda bitungura abantu, biri kugenda bigaragara hano muri ino filimi, nkaho mutari muzi ko Iribagiza afite mama we. N'uriya musaza yari yaratubwiye ko ababyeyi ba Iribagiza bose bapfuye, ariko mwatunguwe mwumva ko umurambo wa mama Iribagiza batigeze bawubona. Rero nicyo kigaragaza ko neza mama Iribagiza ariwe twabonye wa munsi Rugema ajya mu cyaro akavuga ati uyu niwe muryango w'ibanga, ntago Iribagiza azi ko umubyeyi we akiriho. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane kuba mama Iribagiza akiriho, ariko bikaba ari ibindi bintu bibi cyane kuba Iribagiza atarabasha kuba yabyuka. Ariko turaza kuba twabirebera hamwe nimba Iribagiza araza kuba yabyuka. Rero nimba tubashe kuba twajyana kuri uyu munota tukiri kumwe, jyewe hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, kubera ko tugiye kureba hano ibintu byinshi bigiye kuba byaranga iyi filimi. Twamaze kuba twabona ko uyu mukobwa Safina yari arimo ashuka Isimbi ngo azongere ajye kuba yakihambira kuri Cyusa kubera ko yabashe kuba yamutera inda. Rero uyu Safina yari arimo amubwira ati uzagende Cyusa ni wowe azagira umugore umwihambireho mpaka. Rero Isimbi yabashe kumwereka ko yabashe kuba yahinduka, amwereka ko atagikunda Cyusa, ahubwo agomba Cyusa icyo asabwa nukuza akiyandikisha kuri uyu mwana Isimbi atwite, ubundi akazamwitaho nk'umwana we aho kumwitaho nk'umugore we. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane, kubera ko tumaze kubona ko uyu mukobwa Isimbi yabashe kuba yahinduka, noneho yahindutse undi muntu mwiza. Ntabwo ashaka kuba yabangamira Iribagiza mu rukundo rwe, kubera ko twamaze kubona ko uyu mukobwa kugira ngo akundane na Cyusa byabashije kuba byagorana cyane, kubera ko uyu mukobwa yari yabeshye ko ariwe witwa Iribagiza byakozwe n'ababyeyi we. Ababyeyi we ari bo Nyiranambara ndetse na Rugema nibo babashije kuba babeshya Cyusa ko Isimbi ariwe witwa Iribagiza, babasha kuba bamunywesha ibisindisha kugira ngo abashe kuba yatera inda uyu mukobwa Isimbi. Niyo mpamvu mubona Cyusa atishimiye inda Isimbi atwite, kubera ko yayiteye nawe atabishaka, yemera ko yaryamanye nawe ariko ntabwo arabibwira umukunzi we. Rero uri kumva ko Isimbi nyine yaba ari mu makosa akomeye cyane, kuba no mu gutwita kwe harabayemo amakosa akomeye, kuba barabashe kuba bamusindisha baramuroga kugira ngo abashe kuba yatera inda. Rero uri kumva ko Isimbi agiye kuba yabana na Cyusa ntabwo byaba ari ibintu byiza cyane, kubera ko Cyusa ntabwo yabasha kuba yabyishimira, ntabwo baba barbanye bakundana, ahubwo baba bagiye kuba barwana bazicana. Rero uri kumva ko uyu mukobwa Safina arimo arakora amakosa yo kuba yashuka uyu mukobwa Isimbi, kubera ko twamaze kubona ko Isimbi yabashije kuba yahinduka undi muntu. Rero nimba tubashije kuba twagenda
twagirana hano kuri uno munota tukiri kumwe, jyawe hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uno munota twari turi kumwe n'abantu babashe kuba badukurikira. Ni ibintu byinshi biri kugenda bigaruka hano muri ino filimi, turaza kuba twarebera hamwe n'abantu bari kwibaza se ngo Iribagiza na Cyusa we ibyabo biraza kuba byagenda gute, se Iribagiza araza kuba yakanguka two twabonye ko Cyusa atakiri kuva impande ye, byose turaza kuba twabirebera hamwe. Kandi nemba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe banza uri kandeho kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Rero uri kumva ko uyu mukobwa Safina yararimo ashuka Isimbi kugira ngo azabashe kuba yakihambira kuri Cyusa kugira ngo bazabashe kuba babana, kandi twamaze kuba twabona ko Cyusa adakunda uyu mukobwa Isimbi habe na gato, ahubwo yamaze kuba yabona ko Isimbi yakangiza umubano we na Iribagiza, nubwo Cyusa atabasha kuba yabwiza Iribagiza ukuri, ese araza kuba yakumubwiza akangutse, byose tugiye kuba twabirebera hamwe. Rero hari ibindi bintu byinshi kandi bibashe kuba byashimisha abantu kubera ko twamaze kubona ko noneho mama Iribagiza akiriho, ariko ntago turamugaragaza hano muri ino filimi. Abantu bifuza ko yabasha kuba yagaragara muri ino filimi, mujye muri comment mubashe kuvuga ati dushaka mama Iribagiza, kubera ko ibitekerezo byanyu nibyo duheraho dukora filimi yacu Inzira y'Umusaraba dukomeje kuba twakunda turi benshi, kandi ni ibintu byinshi biri kugumya biranga iyi filimi kubera ko twamaze kuba twabona ko uriya mugore uyu mugore waje kuba yasura Isimbi ari mushiki wa Rugema, ahubwo ashaka kuba yashuka uyu mukobwa kugira ngo abashe kuba yakihambira kuri Cyusa. Ntago rero byaba ari ibintu byiza, Isimbi yamweretse ko yabashe kuba ahinduka undi muntu atagikeneye Cyusa, ahubwo icyo akeneye ari uko Cyusa yazaza bakiyandikisha kuri uno mwana atwite byonyine kugira ngo babashe kuba bamerana neza, kubera ko uyu mukobwa nawe yamaze kuba yashyigikira Cyusa ndetse na Iribagiza. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza Isimbi yabashe kuba yakora, Isimbi yabashe kuba yahinduka undi muntu tutari twiteze hano muri ino filimi yacu. Rero ni ibintu byiza biri kugenda bigaragara hano, kuba na Isimbi atweretse urugero rwiza rw'umuntu dukurikije muri episode zabanje uburyo yari ameze, ntago byari ibintu byiza cyane uyu mukobwa yakora. Rero nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, jyaho hasi muri comment ubashe kuba washyiramo ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uyu munota twe turi kumwe n'abantu babashe kuba badukurikira. Kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe naryo uri kandeho kugira ngo ibintu bikomeze kuba byamera neza. Twamaze kuba twabona ko musaza wa hano wa Iribagiza yaraje kuba yasura Iribagiza, aje kuba yareba uko ameze, ahasanga Cyusa niwe uri kwita kuri Iribagiza, niwe umurinze, ntago ari kumuva uruhande kubera ko twamaze kubona ko Cyusa akunda uyu mukobwa kurusha buri kintu cyose. Uyu mukobwa ikibazo yaba arimo cyose Cyusa biramuhangayikisha, niyo mpamvu Cyusa ubona yahangayitse yibereye hano ari kumwe na Iribagiza noneho, ariko ntago afite agahinda kenshi kubera ko twabonye ko arimo araseka, afite icyizere ko Iribagiza azakanguka akabasha kuba yakibuka buri kintu cyose. Nk'uko bwa mbere Iribagiza anywa umuti wa mbere nibwo twabonye Cyusa afite agahinda arimo ararira avuga ati kamarade na Emile bashobore kuba bakoze ibintu bitari byiza. Rero uri kumva ko iyi filimi ikomeje kuba yaba nziza kubera ko tumaze kuba twabona ko uyu musore uvukana na Iribagiza yaraje kuba yareba uburyo Iribagiza ameze. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane. Nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, jyaho hasi muri comment ubashe kuba washyiramo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filimi, kubera ko ni ibintu byiza biri kugenda biranga, biri kugenda bigarukamo, biri kugenda bishimisha abantu benshi bakunda iyi filimi. Kandi twamaze kubona ko uyu musaza Papa Kamarade atigeze agambana, atigeze afatanya na Rugema, ahubwo yageraga ngo amureke kubera ko twabonye ko yaraje kuba yabibwira ba Kamarade ndetse na Emile, ababwira uburyo yabashe kuba yajya kwa Rugema n'ikintu cyari kimujyanye, nubwo atabashe kuba yababwira ariko yarajyanwe n'ikintu cyiza. Rero abantu bemera ko uyu musaza atagambanye yabashe kuba yaha Iribagiza umuti wa kabiri, najye muri comment avuge amena, kubera ko uyu musaza yaremeye aca mu buzima bugoye, abasha kuba yagera kwa Rugema, yigira umukozi wo mu rugo kugira ngo azabashe kuba yaneka Rugema, nubwo Rugema atabashe kuba yamuvumbura ngo amenye ko yamugambaniye. Igihe yamuvumburiye uyu musaza yahise ahava, ariko ngo yari amaze kuba yahakura amakuru wenda kuri 80% y'ibyo azabasha kuba yavuga mu rukiko Iribagiza namara kuba yakibuka. Rero uri kumva ko uyu musaza Papa Kamarade yabashe kuba yakora ibintu byiza hano muri no filimi, niyo mpamvu Imana yabashe kuba yamufasha ikamugera mu nzira kugira ngo Rugema atamwica, akabasha kuba yava kwa Rugema ari muzima, kubera ko twabonye ko Rugema ndetse na Fabiola bari batangiye kuba bavuga ko
uyu musaza bashaka kuba bamwica kubera uburyo bari batangiye kuba babona ashaka kuba yaha Iribagiza umuti wa kabiri. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza papa Kamarade yabashije kuba yakora, arimo yo mpamvu arimo abwira abasore be uburyo impapuro z'imitungo yazitanze akaziha Rugema, ariko yamuhaye impapuro z'ipirate asigarana iza original. Rero uri kumva ko uyu musaza papa Kamarade yakoze igikorwa gikomeye cyane, akabasha kuba yaha Iribagiza n'umuti wa kabiri akabasha kuba yawumutera. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane. Nimba tubashe kuba twajyana kuri uyu munota tukiri kumwe, jya hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filimi, kubera ko itangiye kuba yagera ahantu haryoshye cyane tutari twiteze. Turi kugenda tubona ibintu byinshi biri kugenda birimo bidutungura hano muri no filimi, tukabonamo ibindi bintu bishyashya nk'uko twabonye ko uyu musaza papa Kamarade yari amaze kuba yakibuka neza uburyo mama Iribagiza atigeze apfa kubera ko batigeze babona umurambo we. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane tumaze kuba twabona mama Iribagiza rero abashe kuba yaza nawe tukabasha kuba twamubona muri no filimi. Byaba ari ibintu byiza byabasha kuba byashimisha abantu. Rero abantu bifuza ko mama Iribagiza nawe yaza akabasha kuba yakina muri no filimi mukamubona, mujye aho hasi muri comment mubashe kuba mwatangamo ibitekerezo byanyu, kubera ko ni ibintu byiza biri kugenda biranga iyi filimi kandi ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe banza uri kandeho kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Rero hano muri no filimi yacu tumaze kuba twabonamo ibintu byinshi, uburyo Kamarade ndetse na Emile babazaga papa wabo uburyo yabashije kuba yagera kwa Rugema n'uburyo yabashije kuba yahihisha akabasha kuba yabeshya Rugema amezi angana kuri. Rero uri kumva ko uyu musaza papa Kamarade yabashije kuba yatungura aba bahungu we uburyo yabashije kuba yagera hariya kwa Rugema bakabasha kuba babana mu buzima bugoye, akemera akaba umuzamu kugira ngo azavure Iribagiza. Rero bari barimo bamushimira bamubwira uburyo yabashije kuba yakoramo, nawe ababwira ubundi buryo yabashije kuba yakoresha kugira ngo abashe kuba yaneka Rugema, kugira ngo azabashe kuba yajya kuba yashinza Rugema mu rukiko igihe Iribagiza azaba yibutse, igihe Iribagiza azaba yakangutse yibutse buri kintu cyose, kubera ko twabonye ko umuti wa kabiri yamaze kuba yawubona ahubwo ashigaje kuba yakanguka. Ese Iribagiza araza kuba yakanguka? Jyaho hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filimi, kandi nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Kandi ni byinshi turi kugenda dukomeza kubona muri no filimi yacu bikomeje kuba byashimisha abantu benshi, bitangiye kuba byaba byiza, bitangiye kuba byaryoha. Rero hano muri no filimi yacu turi kugenda dukoramo amasomo akomeye cyane. Nawe hari amasomo wabashe kuba wakuramo nimba ubasha kuba wareba iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba, kubera ko tumaze kubonamo ibintu byinshi byagiye biranga. Buri wese wabashe kuba yakuramo isomo runaka najye muri comment abashe kuba yatangamo ibitekerezo bye, kubera ko ari ibintu byiza cyane kuba watanga igitekerezo cyawe hano kugira ngo tuzabashe kuba twagisoma kugira ngo kibashe kuba cyaza muri filimi Inzira y'Umusaraba. Rero nimba ubashe kuba wagera hano kuri no munota tukiri kumwe, nkandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe nimba urimo uraribona, kubera ko ni ibintu byiza cyane kuba utwereka ko turi kumwe. Nuko iryo jambo ryanditseho subscribe urabanza ukarikandaho rikavaho tugakomeza kubana ibintu bimeze neza, kubera ko twamaze kubona ko uyu musaza wa Iribagiza nawe yabashe kuba yagera hano mwa runo rugo hano kwa Cyusa, akaza kuba yareba mushiki we uburyo amerewe, akabaza amakuru y'uburyo nawe yabashe kuba nimba n'uti wa mbere nawe warabashe kuba wamusinziriza bingana utya. Rero uyu musaza wa Iribagiza uri kumva ko yarakoze igikorwa cyiza cy'abantu b'abagabo, cy'abantu b'abavandimwe, kuba yaraje kuba yareba mushiki we uburyo amerewe akabasha kuba yabaza na Cyusa amakuru ye. Rero iyi filimi yacu iri kugenda igana ahandi hantu ku rundi rwego, kubera ko hari amasomo menshi tubasha kuba twakigiramo, abantu babasha kuba bayikurikira bakabasha kuba bagera kuri uno munota, kubera ko twamaze kubona ko uyu musaza papa Kamarade nawe yabashe kuba yabwira ba Kamarade uburyo yabashe kuba yagera kwa Rugema, akabasha kuba yababwira uburyo yabashe kuba yakitwara n'uburyo yagezeyo ari umukozi wo mu rugo, akageraho akigaragaza akabwira Rugema ko ibintu bapanze Rugema atarimo arabyuzuza. Rugema akageraho akamushyira mu nzu, noneho Rugema yamara kuba yavumbura uyu musaza uburyo yagezemo hariya kwa ruriya rugo, ntago Rugema yari yakamenye ko yamugambaniye, ahubwo Fabiola niwe twabonye wari umaze kuba yamenya ko uyu musaza yagambaniye Rugema, kubera ko
kubera ko twari tumaze kubona ko Fabiola yari amaze kuba yamuvumbura, uri kumva ko bari kumwica ntabwo yari kubasha kuba yasohoka mwa ruriya rugo. Rero ni ibintu byiza cyane byabashije kugenda biranga iyi filimi, kandi twamaze kubona ko filimi yacu uburyo itangiye kuba yagenda, itangiye kuba yagera ahantu haryoshye. Iyi filimi itangiye kuba igiye kuba yarangira, itangiye kuba yagera ahantu haryoshye kurushaho, kubera ko ni ibintu byinshi nyine turi kugenda tubonamo biri kugenda biranga, aho twagiye tugera kuri episode zigiye zitandukanye tugenda tureba se byari bimeze bite, kubera ko twamaze kubona ko Rugema noneho ari amazi yarazanye hara kwa noza kwa Cyusa ngo bazayahe Iribagiza bayakiriye. papa Cyusa yabashije kuba yayakira, ariko ibintu bavuze amaze kuba yasohoka agiye yabonye ko bari uriya muryango ari w'ibigoryi ku buryo baha amazi Iribagiza aturutse kwa kamarade, amazi se kwa Cyusa yo nayahaba. Rero iki ni ikibazo cyagumye kibazwa n'abantu benshi, muvuga ati Iribagiza ntibabashe kuba bamuha ariya mazi, kubera ko ariya mazi yari arimo uburozi. Iribagiza abashe kuba yanywaho na gakeya yahita yibagirwa buri kintu cyose, n'icyo yibukaga yahita byibagirwa. Rero Rugema yarazi ko azi ubwenge, yarazi ko abarushije ubwenge, azana ariya mazi ngo babashe kuba bayaha Iribagiza. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane biri kugenda biba biranga iyi filimi, kubera ko mwabashe kuba mwatanga ibitekerezo byanyu muri comment ngo Iribagiza nabashe kuba yanywa ariya mazi. Rero twabashe kuba twabikurikiza, mwabonye uburyo filimi yacu yabashe kuba yagenda. Nimba nawe ufite igitekerezo ushaka kuba watanga kugira ngo kizaze hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, jya hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, kandi nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima, kugira ngo turebe ko kuri uyu munota twe turi kumwe n'abantu babashe kuba badukurikira, bakabasha kuba bagera hano kuri no munota bakidukurikiye, kubera ko ari ibintu byiza cyane byabashe kuba byaranga iyi filimi yacu, byabashe kuba byashimisha abantu benshi bakurikira filimi Inzira y'Umusaraba. Kandi twamaze kubona ko hari ibintu byinshi byagiye birangaho, twamaze kuba twabona ko uriya mukobwa Safina nawe yari arimo ashuka uyu mukobwa Isimbi, arimo amushuka ngo uburyo agomba kuba yajya kwihambira kuri uriya musore Cyusa kugira ngo babashe kuba babana. Uri kumva ko rero uyu mukobwa Isimbi yari arimo ashukwa, ariko yasanze adashukikwa, yasanze Isimbi yarahindutse undi muntu mushyashya, kubera ko twamaze kubona ko Isimbi yahindutse undi muntu atagishaka ibintu byo gutera amahane, ahubwo we ashaka kuba yakita ku mwana we. Kandi twamaze kubona ko Cyusa ndetse na musaza wa Iribagiza bari kwita kuri uriya mukobwa Iribagiza, kubera ko Iribagiza yanyweye umuti wa kabiri, ntabwo arabasha kuba yakira, ntabwo arabasha kuba yakanguka, aracyasinziriye, umuti uracyakora neza mu mubiri. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane byagiye biranga iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Nimba tubashiye kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, jyaho hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, kubera ko iyi filimi iri kugenda igaragaramo ibintu byinshi tutari twiteze, kubera ko twamaze kuba twabona ko uyu musaza papa Kamarade nawe hari amakuru yabashe kuba yavumbura, kubera ko yamaze kuba yavumbura ko hari umuntu wabashe kuba waboneka mu mpanuka yabaye, kubera ko batigeze babona umurambo wa mama Iribagiza. Rero uri kumva ko uyu musaza nawe yavumbuye ko mama Iribagiza atigeze apfa, ahubwo akiriho, nawe agiye kuba yakora ibitangaza. Ubu se abantu bifuza ko mama Iribagiza yaza hano muri no filimi, mujya aho hasi muri comment mubashe kuba mwatangamo ibitekerezo byanyu kugira ngo tubashe kuba twabisoma. Kandi hari ibintu byinshi twabonye Rugema yagiye akora hano muri no filimi, kubera ko mama Iribagiza twamaze kubona ko nawe akiriho, ari umugore wa Rugema wa gatatu wibereye mu cyaro. Rero uri kumva ko iyi filimi yacu ikomeje kuba yaryoha cyane. Kuri no episode tugezeho ibintu bigiye kuba byaba byiza. Uriya musaza papa Kamarade nawe yakoze ibikorwa bikomeye cyane hano muri no, abantu babashije kuba bakumva igikorwa yakoze gikomeye cyane, kuba yarabaga kwa Rugema akabasha noneho kuba yabacika nta kintu Rugema ataramuvumbura ngo amuhemukire. Uri kumva ko uyu musaza papa Kamarade nawe yakoze igikorwa gikomeye cyane cyo kuba yaha Iribagiza umuti wa kabiri. Rero nimba wumva ko uriya musaza papa Kamarade yakoreshejwe n'Imana ikabasha kuba yamukoresha kugira ngo asoze inshingano ze, akaba ashigaje inshingano zo kuba yajya gushinja Rugema mu rukiko ko ari wishe ababyeyi ba Iribagiza, jyaho hasi muri comment wandikemo amena, kubera ko Imana irabikora nyine kuba uriya musaza papa Kamarade atirigeze agambanira Iribagiza, ahubwo yashaka kuba yamuvura, nawe wabashe kuba yamuha umuti wa kabiri. Rero urumva ko ari ibintu byiza biri kugenda bigaragara hano muri no filimi. Rero ni ibintu byinshi byagiye biranga turi kugenda turebera hamwe hano muri no filimi, kubera ko ari ibintu byiza cyane biri kugenda bigaragara, biri kongera abakunzi bayo
ba filimi Inzira y'umusaraba. Rero abantu bibazaga ati kariya agacupa kari karimo iki Rugema yarazanye hano kwa Noza kwa Cyusa kugira ngo bazabashe kuba baha amazi Iribagiza. Kariya agacupa kari karimo uburozi, ni uburozi bwo gutuma Iribagiza noneho yakibagirwa buri kimwe cyose yarazi. Uri kumva ko Rugema noneho imiteguro yakoze kwa Cyusa nibaramuka bahaye Iribagiza ariya mazi, uri kumva ko Iribagiza azahita yibagirwa noneho n'ikintu cyose yarazi. Uri kumva ko rero Rugema ari ibintu bibi cyane yabashe ko yakora. Rero nimba ubashe kuba wakumva ubugome bwa Rugema, jya hasi muri comment ubashe kuba watangamo igitekerezo cyawe. Nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima. Abantu bifuza ko Iribagiza yakanguka namwe ariya mazi, mujye aho hasi muri comment muhashe kuba mwatangamo ibitekerezo byanyu, kubera ko Rugema ibintu arimo apanga ntabwo ari ibintu byiza cyane, kubera ko yabashe kuba yabipanga na Fabiola, akaba ari cyo gitekerezo cyo kuba yaza kuba yareba hano kwa Cyusa kugira ngo abashe kuba yabagezaho ubu burozi babashe kuba bategura. Rero uri kumva ko Rugema nta cyiza ari kwifuriza Iribagiza, kandi twebwe twamaze kubona ko Iribagiza yamaze kuba yaterwa urushinge. Papa Kamarade yabashe kuba yabikora. Imana yari yabashe kuba yakoresha uriya musaza twari tuzi ko yagambanye, twari tuzi ko